Mari nyine haguruka tugende mu nzu kubibasha n'izina oya ihangane ntabwo bibasha se uragumaho bibasha iwe Hey guys, hello meze mute? Hope ko meze neza, natwe tumeze neza. Turashima Imana muri rusange, ukuri turanyuzwe, turabakunda. Imana iracyadutije ubuzima tumeze good. So, welcome to our YouTube channel. Ku bantu bashyashya mwibuke gukora subscribe, like and comment. Guys, nukuri turishimye tumeze neza. Iyo ufite ubuzima ibintu byose bari wane ari ufitanye urukundo kuvuga ngo ni wane nya nyine bavuga ngo ni wanyanja soze ngo ni wanyanja ni waneza no bakavuga ngo ni wanenya no Rusaro ibinanzane imunsi umuntu ari ibintu ni wanenya ubakani ko nyine ni wanenya ubundi baraga bahina ni waneza no wanyanja ko ni wanenya ako shobo ufite swaga nazi so mfa tumeze neza no kuri sibyo rata tumeze neza turashima Imana cyambere no gushima Imana ibindi byose biza nyuma so ikintu rero tugiye gukora tugiye kuvuga ukuntu mbere yuko tuvuga ku kintu hari akantu atekereje ka Mari urumva nekereza ukuntu nyine ibintu by'amakweto sibyo amakwe ubukwe ibintu byine by'amakwe ubukwe reba ukuntu nyine niba maze igihe nibaza se kubera iki abakobwa badukwa sibyo abahungu ntibabakwe kandi ahantu hamwe ku bigo bimwe urumva mwarariye bimwe mwarahawe imico imwe urumva rimwe nayo ngasanga wenda n'abahungu baturusha imico sibyo ariko umuhungu ntago ari umwana kuki ubundi batamukwa ugasanga umukobwa narusha umuhungu agaciro ni nka hari nk'agaciro oya tuvuga imitungo inde umukobwa arusha umuhungu imitungo ariko akamukwa nicyo ushatse kuvuga oya ne yabatayimurusha tu ne yabatayimurusha nyine bivuze ko abakobwa dufite agaciro kurusha abahungu oya nyine mu muco nyarwanda n'ubundi umukobwa nyine agomba gukobwa yes ndabyumva nese umuhungu akobwe oya nakobwe just bakore mariage ariko atarinze gutanga amafaranga no subwo ibyo sinzi ko nabitekereje ndabase bakoze ubukwe sibyo bakoze mariage pe ubukwe bwiza bw'agatangaza harimo amafaranga menshi ariko umuhungu atagiye guka umukobwa oya nyine ibyo ngibyo aha iyo bakoye se babashatse kuvuga iki nyine ni wa muco n'ubundi urumva umukobwa nyine agomba gukobwa nukuri mu dusubize agomba gukobwa nyine mbwira meaning yo gukobwa ni wa muco nyine kandi nanone urumva nyine biva nanone umukobwa cyangwa iki hoya nyine no gushima nyine ni nk'ishimwe ryo umukobwa urumva nyine umukobwa agomba gukobwa ntabwo ibintu ndi kubyumva neza noneho wowe urumva washimishwa nuko wowe bagutwara gutyo batagukoye kandi ugomba gukobwa uzi ari ugukwa urumva nyine bibaho pe ko wagenda ari ibyo bakabaye batanga ibya mirenge sibyo ariko niba hari uwo bagira 500 nyine ayo yose baratanga rero nyine sinzi ko numva mbyumva uzi ko numva mbyumva iwabo umukobwa sibyo niwabo umuhungu bategura igikwe cyiza pe hari n'abajya babikora batazitanze wenda zabuze batabuze ubushobozi baranakopa ntabyo waruzi iwe uretse nkubwire hari umuntu ngiye tugeze kuganira w'umumama arambwira ngo agiye ngo kujya mu bukwe bwa mama kandi ari umugore mukuru nyina ari umukecuru
ndamubaza se ubukwe bwa mama we byagenze gute, arambwira ngo mama we ngo se ngagiye ngo kumukwa. Ntabwo asa yagiye kumukwa gute, arambwira ngo kera ngo yigeze ngo nyine ngamutwara ngo iwabo ngo baramumukobye ngo none ngagiye kuva mideni ngatange nyine ngo inkwano kwiki. Oya bazatubwa niba bijya njyewe mama yarabimbwiye nyine wenda bibaho simbizi ariko nashaka kumininga nyine ntago uri kucyumva ubukwe bakanagutanga nyine bibaho atari uko bazibuze pe n'uwo muhungu ari umukire afite ibintu. Oya bazifite ntago bajya bura kuzitanga ubwo aho ngaho nyine aho abatazifite ko batazitanga rega twese niko twabisanze nyine nanjye nyine I prefer ko bayitanga iyo nkwano ariko nibaza ukuntu impamvu nyine abakobwa badukwa kandi twese dufite uburere bumwe twarakoze bimwe amafaranga badutayeho aramye. Ngara nawe reka nkubaze utashye nk'ubukwe ukumva baravuze ngo umukobwa niwe wakoye umuhungu, uba wumva ibyo bintu ari byo bivugitse neza? Okay, nkuko wavuze ngo ni umuco nyine kuko ari umuco ntago bimininga sense urumva ariko kubera iki nyine byabaye gutyo nyine niko twabisanze ni wa muco ko umukobwa nyine agomba gukobwa bikumva iryo jambo umukobwa gukobwa abantu bazataye igice cya Debenise ngaho Debenise ntazakwa Pamela wenda banamukoye n'abandi bose ko warubuze ngo igikwe cya Debenise uzagitahaze wamaze kwishyura yego akose sindishyura njye ndashaka kubaza njye nzawurebera live nzamutahira live nyine live nyine ugomba kwishyura kara kantu bashyizeho nyine ko kwishyura live se wishyura icyo uranywa oya none se sivyo wawe nabazakoherereza tuvugisha ukuri urabona umuntu watanze inkwerano sibyo ntabwo ari ngombwa kwanywa ariko kari akantu bashyizeho ko gutanga urumva meaning urumva umuntu atanga inkwerano ari uko bimuvuye ku mutima arayitanze nyine bagutumiye uratwerera of course kandi ari gihe utanajya nyine kuko bitakurimo akenshi nanjye nashya amakwe pe na fanta ninywera amazi ninywera amazi none muribaza nimba arayivuna ayo mazi bazayaguha oya uzi ikintu ndi kwibaza nago mvuze ibi kuko ngo njya mu makwe ngo ndari reka ariko abantu bajya kurya rwose kandi numva gusa mwumva sibindimo sibyo mwifatira amazi ninywera mwumva nta kibazo mfite mu nda ariko hari n'abantu bibaza nise ko bashyizeho biriya bintu gutanga amafaranga 50 sibyo oya barabihananuye ubu ni 10 kuri rwose abatanze 50 nijoro yambirebye okay rata nibyo nyine abantu batange bazajyayo ariko hari reka mbarize nk'abantu nyine bazabira live naba no kwishyura none cyangwa ko tugukunda tuzatanga uzabureba nako n'ubutaha tuzaburebana nuyatanga tuzaburebana nta kibazo ubwo nanjye uzagishyura pe sinzi ko nyine icyo kintu cy'ubukwe bisa nyine ni bya Debenise ariko birarenze none nabonye ngira website yabo ngo bamaze amezi 6 bayikora urumva ngo yatwaye ngo miliyoni 13 ariko rero ushaka kuyo no kuyagaruza nanjye nzabishyuza ayo mafaranga ari menshi 50 ni make bashyiraho 100 kandi sabe bari kuzatanga ariko yawe cyo koza nyine oya tuvugisha ukuri inshuti yawe sibyo abundi akantu bashyizemo nyine ko gutanga kujya winjire niko kabi sibyo kandi hari n'umuntu utabuko atatwerereye nyine nibyo bashatse guca neza abavumbyi baremewe ubwo bari abavumbi ubu kazajyana ugiye muri arena ujyanywe no kuvumba nsubiza sararamagaye ngo nyawe kuvumba ugiye kuvumba nyine utanatwerereye nako muri convention abantu bose dufite ubushobozi convention yibeshye ngo nare 10 undi afite 50 basabye urumva uko uri inshuti yanshaka gutwerera nago byambuza gutwera ko mfite 10 sibyo undi afite 50 kamariza ari kubiseka kandi nago ndimo kubiseka ni undi afite 50 bamusabye sava nje mfite 10 ko nabushobozi mfite nyine nawe yararebye abona mu nshuti ze nta wabura utwo dufaranga
nabatwishemo bro ni pejara sara nabigiye kwikina yo ikintu cyashimishije Kamariza titi bro namufungura rondo ramubonye no kuri kwimana narishimye ako narishimye Imana disi yarakoze hano nabonye ukuntu uriya bavuga bariya uriya mwavoka we abametri yashaka kuntu yamufashije sha uriya ni umuntu cyakoze abantu beza baracyariho yakoze umuntu wifata akishingira umuntu akamuburanira nta n'igiceri cy'icumi na essence nayamuha yo kuza uriya mugabo ni intwari ni intwari ikomeye imfura no kuri abantu beza baracyariho umuntu akagufasha ukuri atitaye ngo nuso kuzamukiza ko background yakayireba akabona n'ubundi nta kiwenda uzamuha ariko nawe nyine yarabonaga cyane kuri Imana umugisha hari ese nimba utuntu twose ko twaramushizeho nkuko yabivuze urumva cyo zira mungu nayo yarahuri ese nk'abarangiye ndibaza nk'uriya mukobwa we ntibagakwiye kuba bamuhana nawe uzi gufungisha umuntu imyaka 2 yanjye namuhana kugiye kurira wamuhana njye namuhana pe wamuhanisha iki namuhanisha iki cyokoze nyine niba wenda asubwenge buriya niyo umuntu agusabye imbabazi bomba umubabariye sibyo hakuzi kubabarira umuntu watumye umara imyaka 2 muri gereza nta kintu n'abakoze ibyo barababariye ariko se wabonye Joyeuse Juna wanje owe Juna none ya perike yari yambaye yari yambaye perike none Joyeuse subuze Joyeuse wa Juno yatangiye nagiye kubona mu gitondo njye nayibonye kwa Kazungu Juno umeze bipeja yaje sharasara mubesha nkomeze ese ko aririmbaga guvuga ngani ngo nawundi ni Juno kandi shanze kwambura uboko neza kandi umva shano no muri clip yarari umuhungu umuhungu mwiza njye ubwo ni nabanje kugira ngo ni Juno wabonye njye nabanje kugira ngo ni Juno urimo ndebye neza mbona si Juno kandi yarumuhaye nyine rero ofisho nyine amushyire mu bagiye gusangira ajya amujyana muri shopu ako byose ni byiza nyine umva y'umufana aje kugana ujye ugomba kumukunda ari yasi umufana n'umukunzi Juno wanje none se Juno tuzabana ryari korosobaretse shaka kazura mwana azamenya kwihahira pe oya ariko nibyo akuri yandirimbo se Juno yimukoreye muhe views ngira ngo sibizi nabafana oya ni nuze ni Juno yimukoreye Juno abwe yamufashaga mujyana no muri clip yamufashaga mujyana muri clip ari gushya ako cyakoza disi umuntu ayibera tuntu tumusetsa nga Joyeuse abyita nyisekereza mujye muri asakari akundi muntu wancekeje n'indera ndendeze karumva bibagiye byinshi byo ariko ntiwamenya ngo ni ibiki biba byiriwe kuri imihanda kwevugire se ako se bwo twamuvugaho iki yashubijeho nanjye vuba uyu mugeni twamuvugaho iki we nuze yaririmbiye dore imbogo ari imbogo rwose ibushana ndumva hanyisha ngaho Dani puranka se kandi muzarwara muzi ibintu byose ni puranka ni puranka ako umugeni wasohoye na dore imbogo nanga ko gahinduka nabi uvuga mvuga se shizuka nakunda umukunda
birabananiye gukora Sara ararembye ntagendera ngo n'imitwaro mbese ndasanga kiruye nuko afatwa ndamuzi ajya arwara somye bijagura dusoze dutaye komera kiriho dusoze turasoza uryamye se umwana ara Rusaro ihangane buka uko tuzaba have se utarira ntirizwa n'icyo zabaye kamari tuzaba dusoza tugende mu nzu wabona ntabeshye ngo warembye ukaremba yeguka kandi bavuga ngo gukinisha guhaguka bihagiramo gukinisha kundi ukabihagiramo wanakirwaye cyane tugende ishuri cyangwa byihore tuzagira zimwe tuzabikora ubutaha gusa twari kuyisoza ntabwo nabibasha kamari cyangwa uyisoze wenyine so gusezera se nyine ubundi nyine we sezera nk'uko wabangagiye hirya kansezere haguruka muri usajya mu nzu ntabwo nabasha uyu mugabo nabe yitonze halo mugabo Eodri shaka mari ndi kuribwa wapi ntabwo ndataha ntabwo turasoza ameze neza shaka mari ndi kuribwa umva buretseho nyine se haguruka tumva nabibasha kahuta Rusaro kamari nyine haguruka tugende mu nzu kubibasha n'izina oya ihangane ntabwo bibasha se uragumaho bibasha haguruka kahuta mbere karina za kamari ni ibibada gusa ihangane nawe wirira ndapfuye ihangane wamabye uretse ko kamera itari iriho yo kamera iriho cyangwa mbaka wigenje sha gukora prank sha mwatumye nitaba na telefone ngo yo mugabo umugabo ndabasuhuje disorarize igiswa kirirwarishije ndamukomye mvaho shingukaho sha muzi nari nanjye kubara mutwe wanjye ndagiye rwose ko natega moto oya nari nanjye gutekereza umuntu ugiye guhamagara akaza kudukura hano tukajya simukomye rata ako sha nanjye numva nishimye ni ukuri njyewe navuga impamvu nayo imise mbyemera yivuge anabivugiye ndanabivuze ntabyo nakata gasubi ni ibibada gusa ntabwo kijya kikubana nawe urifasha ahubwo kandi gukinisha ngo kurya ngo gahagira none ibindi ngiye kuvuga
ngiye kuvuga ngo mwihorere umva guys umva ese we sharusa nari umva none se Ariko- biseseka mbonye wari utangiye kujya kure nyine nari ngiye kure ese mwabibwiranye ryari Nyandikiye message namwandikiye message namwandikiye message ngo subizaho kamera ngo nabo Ngomushe prank Ça va. ifatika kukumejeje umwuka. urasa sinkokomye ntabwo nkomye yiwe shaka ubu nabasezera umva harya mbabazi telefone ya loudspeaker mvuga simbizi ngo yo mugabo nahita ngo yoji nawe ndavuga ngo yoji wa mugabo uzankora ndamukomye ehana kandi ndabikomye sharusa umva nari imitsi none ngiye kubwasirusa wakihanganya ukareka gukabya koko nari nimo kwibaza uburyo ki uhise uribwa umunota umwe sava waje wari ukaza ugakuraho ibintu urabyumva ariko urabyumva rusa ariko nanjye nawe iki mbitekerejeho turi kuvuga mpita nakira message ariko ati mbabarira usubizeho kamera ngo rere umuvandimwe Frank ese bye guys turamuhabije ubu se mvuga ibidakwiriye